twayijemo turi abagenzi, tuzanayivamo. Amafaranga ari gucumuza abantu bagatingana ntabwo bazayajyana, nta nubwo niyo babashinguye bayabashingurana. Mana we, dusengeye itorero, dusengeye abakozi bawe. Izi ngeso z'ubutinganyi turazikumiriye mu itorero ryacu, izi ngeso turazikumiriye mu bashuka bacu, izi ngeso turazikumiriye mu bavugabutumwa. Turabyirukanye ku mugaragaro, ndetse ntabwo dutinya no kuba twakwicwa tuzira kuvuga ukuri. Twirukanye ingeso mbi, twirukanye ubutinganyi, twirukanye ibyaha, biyobyabwenge abantu bayobye bakava mu byizerwa bakagoreka ukuri, bakayobya benshi. Yewe Mana we, iri teraniro Mana we risure, rihembure abari mu bibazo, abafite ibibazo binjiwe bakavuga ko nta buzima, batava mu byaha, batava mu busambanyi. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Nimwe muri kubwirwa, nimwe muri gukora ibyaha, mwabasinzi mwe, mwabasambanyi mwe, mwabajura mwe, mwabatinganyi mwe. Itara bababariye aba mu gihe cya Nowa, ntibabarira abo mu gihe cya Loti, ngo ikemera ikarokora Nowa n'abantu 7 gusa. Namwe ntizabababarira. Nisanga ari 7 izatwara 7, nisanga ari 1 izatwara 1, nisanga ari 3 izatwara 3. Ayiwe data we, ngo bariye icyatumye bagira kuri iyi kabahindura, ngo yagira ngo babere akabarore, bababere akabarore. None ntabwo mwigeze mubibona nk'akabarore, murushijeho kwiyonona, murushijeho kononana, murabarushije. Mumenye ko itara babariye bariya iraje muhangane. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Abakorino 6:9-10, reka twihute. Haranditse ngo, ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana? Ntimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana. Ariko aba bagabo ubu bari kunyumva bendana. Bagabo mwendana, muri kumva ibi bintu? Cyangwa abagabo bagira gute bendana, cyangwa abajura, cyangwa abifuza, cyangwa abasinzi. Ubwo n'abanywi b'inzoga namwe mutega amatwi. Abanywi b'inzoga namwe murasezerewe, ntimwibeshye ijuru. Tugeze ku ijambo rivuga ngo cyangwa abasinzi, cyangwa abatukana n'abatukana, nta juru mufite, mubimenye mwicare mubizi. Cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Iri jambo riteye ubwoba. Iri jambo riteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo iri jambo butinganyi ntabwo rije mu kanya, ntabwo rije vuba. Ni ukuvuga ngo iri jambo butinganyi ryaje kera. Mwibuke ko ari naryo ryatumye Imana ifata icyemezo cyo kurimbura Isodomu n'Igomora. Icyaha cy'ubutinganyi cyari cyarabaye ikirenga nk'uko muri iyi minsi murimo mubyumva, ndetse n'ukuntu mugiye kubyumva, kuko kigiye kugira umuvuduko udasanzwe. Hari abagabo bagiye kujya bata abagore babo bakajya gukora ubutinganyi, bagata ingo zabo bakajya muri iri tsinda ry'ubutinganyi. Noneho nta kindi kiri kubibatera
gutera nta kindi giteye gutuma bagiye kuba benshi, ni Satani ubizi neza ko igihe cye cyo gukora kirimo kigera ku musozo, akaba arimo arushaho gushoronga Imana urutoki mu jisho. Ubwo rero icyo abatinganyi cyo bigiye kugira umuvuduko, ariko mbere y'uko binakabya cyane Imana ibanje kuza kwisobanura ngo nimukora ibyaha ntimukayibeshyere ngo niko yabarimo. Abatinganyi barahari mu byiciro byose. Abatinganyi mu gipagani barimo, no mu bitiriwe izina ry'Imana harimo abatinganyi. Hari abagabo batingana n'abandi bagabo, nk'uko ijambo ryavuze ngo hari abagabo bendana ng'ibitingwa batinganye. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana yatanze ubusobanuro ko abatinganyi batari mu gipagani gusa. Hari n'abajya biyoberanya bakiyitirira izina ry'Imana, bakicara mu nsengero hirya no hino, bagafata ndetse Bibiliya mu ntoki, rimwe na rimwe bagasoma n'ijambo ry'Imana, kandi ari abatinganyi. Ni ukuvuga ngo nta handi byaturutse, ni muri iyi nama ngo bamwe muri twe bagende base nabo, bamwe muri twe bagende base nabo, bajya babumvisha ko Imana iriho, yego, ariko nubwo twe tuzi ko ntayihari, bo ubwabo bazi ko nta Mana ihari. Niyo biherereye bigishanya ko Imana itariho, nta n'umuriro uzabaho, mbese bigishanya ko iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye, nta rubanza ruzabaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iki ngiki ni igitekerezo batanze ngo bamwe muri twe batuvemo, bagende base n'abariya, nabo bajya babwira abantu ko Imana iriho. Ubwo rero ntibyabatangaza ko no mu bitiriwe izina ry'Imana mu itorero, mu matorero ya gikristo havumbukamo iki? Abatinganyi. Ntibibatangaze kumva ngo abashumba barashyingiwe, ngo bashyingirwa umugabo ku wundi mugabo. Nta kindi kiri kubitera, ni ibi bitekerezo byabereye muri iyi nama, muri iri tsinda nabonye. Ubwo rero muzakomeza no kumva inyigisho kuri bo nyinshi cyane. Imana yo mu ijuru rero ikomeze kutugirira neza. Noneho kuri ako gapapuro narongeye mbona igitabo cy'Abaroma igice cya mbere, umurongo wa 22 kugeza 28. Reka tuharebe igitabo cy'Abaroma igice cya mbere, umurongo wa 22 kugeza 28. Aya masomo Imana yari yashyize ku gapapuro, nta na rimwe ngomba gutahana, yose turi buyasome kuko ifite impamvu yari yayashyizeho. Abaroma igice cya mbere 22 tugeze 28. Reka twumve uko havuga. Haranditse ngo biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'igenza n'amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononane imibiri yabo, kuko baguranye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose. Nicyo cyatumye Imana ibareka kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoreshwa imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana abagabo ku bandi bagabo, abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mitima yabo bagarurirwa
ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Aya magambo muri kuyumvara? Iri jambo ry'Imana riri kubisobanura neza. Imana icyatumye ibareka hano biri ku murongo wa 26 w'iki gice cy'Abaroma, iki gice cya mbere haranditse ngo nicyo cyatumye Imana ibareka. Irabareka ngo bararikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoreshwa imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, noneho ngo bagashyushywa no kurarikira abandi bagabo bagenzi babo. Ubundi umugabo kuba yararikira umugore we ntacyo bitwaye Imana, kuko Imana yaramumuremeye. Ariko iyo Imana ibonye umugabo ararikiye undi mugabo mugenzi we, cyangwa umugore akararikira undi mugore mugenzi we, akumva baryamana, umugabo akumva yafata igitsina cye akagihuza n'icyundi mugabo, cyangwa umugore agafata igitsina cye akagihuza n'icyundi mugore, biriya biba ari umwanda, bibeshyera Imana rero ngo nuko yabaremye, ahubwo ngo iryo rari ryabo no kutumvira Imana ngo nicyo cyatumye Imana ibareka, ngo nuko imitima yabo yabaye akahebwe. Imitima yabo Imana ibonye ibaye akahebwe, yararekuye ngo irabareka ngo bararikira ibyo byonona byabo bononane, ndetse ngo n'imibiri yabo ihure n'ingaruka z'ibyo byonona bakora. Mu yandi magambo ririya jambo twasomye, Imana ivuga ngo ndetse n'imibiri yabo igeze aho ihura n'ingaruka kuko bononanye. Buriya ni uko batatanga amakuru yose. Nimba hari abantu bahura n'ingaruka z'umubiri, ni abantu bitwa abatinganyi. Umugabo w'umutinganyi cyangwa umusore w'umutinganyi, uri umukobwa witeguye gushaka, wagira ibyago ugakubitana n'umusore w'umutinganyi, uzaba uhuye na fande w'imyaka. Kuko iyo yabaye umutinganyi, iryo rari yari afite mu butinganyi bwe, niyo ashatse umugore rimugumamo, wa mugore agahura n'akaga gakomeye cyane, kuko Satani yamwoheje kujya ararikira abandi bagabo, aho kugira ngo agire irari ry'umugore Imana yamuhaye cyangwa yamuremeye nk'uko biri mu ijambo, akomeza kurarikira ibyonona ngo ajye kononana n'abandi bagabo. Hari indwara rero burya benshi baba bafite, ni uko batabivuga, ariko buriya nk'abaganga wabakurikirana, hari amabanga menshi baba bafite y'abantu bavura ingaruka z'ubutinganyi. Birahari hano mu ijambo, ntabwo Imana ibeshye, kuko yaravuze ngo narabaretse ngo bononane, ndetse n'imibiri yabo ihure n'ingaruka z'uko kononana kwabo. Reka hampave turi gusoma amasomo Imana yari yashyize kuri urwo rupapuro. Yari yakurikijeho urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 2. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 2, niho Imana yari yakurikijeho. Naho tuhasome harebe tuhasome. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 2. Reka turebe ijambo Uwiteka yari yahashyize. Haranditse ngo
ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha inzira y'ukuri. Iri ni ijambo ribabaje cyane. Bantu muri kunkurikirana, ntimugire ngo icy'ubutinganyi kirarangirira ahangaha, kigiye kugira umuvuduko birusha uko mwari mubizi. Kuko iri jambo ry'Uwiteka riratubwiye hano mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 2 haranditse ngo ingeso zabo z'isoni nke ngo benshi bazagira gute? Bazazikurikiza. Imana irabizi ko hari abantu benshi bazahindurwa nabo. Iri tsinda ryishyize hamwe rigamije kurya ryumvisha abantu yuko ubutinganyi kubukora nta cyaha kirimo, nta kosa, ari uburenganzira bw'umuntu. Rigiye kugira abaterankunga benshi, noneho rigire n'inyigisho zumvisha abantu ko nta kosa bafite, ko bari mu kuri. Niyo mpamvu hano Imana kuri ako gapapuro yari yashyizeho iri jambo riri mu rwa mbere rwa Petero 2 umurongo wa 2 rivuga ngo ingeso zabo z'isoni nke benshi ngo bazagira gute? Bazazikurikiza. Ariko muntu uri kunkurikira, ndagira ngo nkwinginge, iyo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Nimba Imana iri kwihakana aba bantu ikavuga ngo biyibeshyera, siyo yabaremye gutyo, ngo ni ingeso zabo zatumye ibareka imitima yabo ihinduka kahebe, irabareka, ariko ngo ibaretse ibarindirije umujinya wayo. Ubwo ni ukuvuga ngo nubwo benshi bazabakurikiza, ariko wowe ugize amahirwe yo kumva ibi bintu, nimba wakoraga n'ubutinganyi cyangwa ukaba uzi ko hari umuntu w'inshuti yawe ukaba umuzi nk'ayo makuru y'uko ari umutinganyi, ugende iki cyigisho guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma kirangiye, ukimumpere, kuko Imana yantumye ku bantu kubibamenyesha. Hari igihe yenda ubu butumwa bwamuhindura agahindukirira Imana. Reka dukomeze. Kuri ako gapapuro Uwiteka yamereje kari hejuru ya Bibiliya, n'ubundi nabonaga yanditseho n'urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3:12 umurongo wa 14. Reka naho tuhasome. Timoteyo urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 12 tuhasome, turagisoma n'uwa 14. Reka twumve icyo Uwiteka yari yahashyize kuri ako gapapuro yamereje. Aho haranditse ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, babayobya. Ndagasubiramo aka kantu, ndasubiramo iri jambo. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu, muri make bo bazakomeza bayubahe, ariko hari Imana yishyiramo ngo bazarenganywa. Urumva akarengane karahari, akarengane byanga byakunda karahari. Kandi abantu babi n'abiyita ko batari, n'abiyita uko batari, abantu babi kandi ngo biyita uko batari bazarushaho kuba babi. Nk'uku abantu bankurikiye ndagira ngo nkabasobanurire, kuko ndabizi ndi gukurikirwa n'abantu benshi. Nk'uku iri tsinda ryari mu nama ririmo rivuga ngo mureke bamwe bave muri twe bagende bivange muri bariya bantu, noneho bajye babumvisha ko natwe atari uko twiremye, atari uko twishakaga, ahubwo twashidutse ari uko twibona. Noneho urabona hano iri jambo riravuze ngo abantu bihindura uko batari bazarushaho kuba babi, kuko bazaba barimo biyoberanya. Ni ukuvuga ngo rero umuntu aje akakwimenyesha neza,
buriya abanyarwanda baca umugani ngo iyo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. aje akakwimenyesha neza ntago yakuyobya. kugira ngo agushyikire azabanza kwiyoberanyeho, abanza se nawe mu nzira mugendane, mu materaniro mwicarane, azatwara Bibiliya nkawe, nutera ikorasi akwikirize, nubyina azagufasha, nutera hareruya atamena nawe yongera ati hareruya. azabanza aze muse. iyo ushaka guhindura umuntu urabanza ukigira nkawe. urabanza ukigira nkawe. burya ushaka kuganira n'umusazi nawe urabanza ukihindura nkawe. wabanza ukihindura nkawe ukavuga ibigendanye nk'ibyo avuga, yakureka ukamwegera. nushaka guhindura umuntu muzima nawe uzabanza ube muzima. kugira ngo uhindure umuntu umushyire mu bwenge, nawe bizagusaba kuba ufite iki? ubwenge. nicyo cyatumye ririya tsinda rero Imana yacishije imbere ryari muri ako kanama ngo twishakemo abantu bagende bivange muri bariya, nabo bajye bavuga ko Imana bayemera, ariko babumvishe ko uko yaremye umuntu agomba guhabwa uburenganzira bugendanye n'uko Imana yagize ite yamuremye. ariko hano irabahakaniye. twari tutararangiza rero ahangaha tugeze ku murongo wa 14. twari tuvuye ku wa 12 hahandi havanga ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bo bazahura n'akarengane, bazarenganywa. kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi. ariko weho ni umurongo wa 14 tugezeho. ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije. haleluya! Yesu nashimwe cyane. nubwo hano Imana irimo itumenyesha ko ababi bazakomeza kugira gute? kuba babi. abubaha Uwiteka, izi ni nk'intashyo arimo abaha ngo ariko wowe ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. amen. haleluya! wowe wahamagawe n'Imana, yarangiza ikakwigisha, ikagushyira mu nzira y'ukuri. aba bantu ntibazakuyobye. abubaha Imana bazakomeza bubaha Imana, ababi nabo bakomeze kuba babi. nuko bimeze. tugeze ku itangazo. itangazo riragira riti: torero, dore bamwe muri ayo matsinda nibo bagiye kuzabarenganya. ariko aya magambo murimo murayumva. iri tangazo riragira riti: torero, dore bamwe muri ayo matsinda nibo bagiye kuzabarenganya, babahora ijambo ry'Imana mwamenye. ariko muzihangane, kuko mutazatindana nabo. aka kantu ndagasubiramo. torero, dore bamwe muri ayo matsinda ni nabo bazabarenganya, babahora ijambo ry'Imana mwamenye. ariko muzihangane, kuko mutazatindana nabo. dore ko nabonye, kakarunda gasoma neza, dore ko nabonye abagome batangiye gutuka abakorera Imana umurimo w'ivugabutumwa ryigisha abantu kwihana ibyaha. aka kantu ndagasoma neza, umuntu wese akumve. iryo jambo ni naryo ndi busorezeho, ngira ngo
ndabona ari ryo ndi busorezeho iyi gahunda, ntabwo ndi buyitindeho iyi ngiyi. Iryo tangazo riravuga ngo torero, dore bamwe muri ayo matsinda ni nabo bari kwitegura kuzabarenganya babahora ijambo ry'Imana mwamenye. Ariko torero, muzihangane kuko mutazatindana nabo, dore ko nabonye abagome batangiye. Imana ngo yabonye murihangana kuko ubu butumwa niyo nkibuhabwa, nta cyumweru ndabumarana, bwaje ejo bundi, iminsi myinshi mbumaranye ni 3. ubwo murihangana nanjye ntabwo birangira no mu mutwe, ubundi mu butumwa bukanjya mu mutwe, ariko ibingibi kuko ariyo bikiza nta nubwo biranyinjiramo, murihangana. Rero akangaka ndimo sorezaho karavuga ngo torero, bamwe muri ayo matsinda ngo ni nabo bagiye kuzagira gute, kuzabarenganya. Ariko muzihangane, Imana ntabwo ngo yatuma mutindana nabo. Haleluya. Ngo dore ko nabonye abagome. Imana ngo yagize ite? Yabonye harimo abagome, muri bo ngo harimo abagome, ngo banatangiye gutuka abakorera Imana nyamana umurimo w'ivugabutumwa, bagenda bigisha abantu babihanisha ibyaha. Yahise ishyiraho noneho Petero ibice 2, urwa kabiri rwa Petero ibice 2 umurongo wa 4 kugeza 14 katurebe. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2, ibice ni 2, umurongo ni uwa 4, niho ndi busoreze. Turahasoma twitonze, ubundi iki cyigisho cyangwa se ubu butumwa mite mbusuza. Petero rwa kabiri Petero ibice 4 umurongo wa 14. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice ni 2. Noneho umurongo wa 4 turawusoma tugeze 14. Haranditse ngo kuko ubw'Imana itababariye abamarayika bakoze ibyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barimburwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokora Nowa umubwiriza wo gukiranuka. Ese wamfashije ugasoma aya magambo banzo yasome turi busorezeho ibice 2. Yasome kuko aya magambo niyo turi busorezeho. Yego. Yasome nanjye ndasobanuraho nyuma uko Imana. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2 umurongo wa 4 usoma ugeze 14. Rwa kabiri rwa Petero yego. Ibice 2 umurongo wa 4. Yego usoma ugeze 14. Haranditse ngo 14 haravuga ngo amaso yabo ni ibice 2 umurongo wa 14. Oya. N'ababariye. Okay, ako kantu bari gusoma. 2:14. Yego. Kuko ubw'Imana itababariye abamarayika. Ngo ubw'Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera. Yego. Ikababohesha iminyururu y'umwijima. Iyi Mana yarangiza ngo ikababohesha umunyururu w'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Ngo bagende barindirirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwitababariye isi ya kera. Kandi ubwitababariye isi ya kera nabiki
iki gihe baba bumva mutega amatwi mwa baturage mwe ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikabarokorana ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa mu rurimi rwumvikana ntiyababariye iyo si yabakoye nk'umukiranuka Nowa haleluya amen ayiwe bazashya uzi ko bazashya ikarokora abakiranutsi abanyabyaha bazashya nirangiza irokora iki abakiranutsi ikarokora Nowa n'abandi 7 gusa n'abandi muri make we uzi ko natwe nisanga ari 7 bari ku isi ari bizajyana hose Imana dushyire muri ayiwe data we bantu mukurikiye iki cyigisho uyu munsi usenga isengesho ribwira Imana ngo basi ungire muri 7 ikarokora Nowa n'abandi 7 gusa reba isi yose bantu muri gukurikira iyi si muri kuyibona uko ingana Imana yaraje ku isi ngirokora bangahe Nowa n'abandi bangahe 7 gusa ubwo bari benshi ayiwe n'umumenyi iri burokore 7 komeza ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora ndebe ko izareka abanyakigali iyitwitse ikayigira ivu ngo yarayitwitse iyihindura ivu ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana ngo yarayitwitse yihindura ivu irangije yihindura akabarore k'abazaza nyuma yababatata we abazaza nyuma ni mwebwe nimwe muri kubwirwa nimwe muri gukora ibyaha mwabasinzi mwe mwabasambanyi mwe mwabajura mwe mwabatinganyi mwe itara bababariye aba mu gihe cya Nowa ntibabarira abo mu gihe cya Loti ngikemera ikarokora Nowa n'abantu 7 gusa namwe ntizabababarira nisanga ari 7 izatwara 7 nisanga ari 1 izatwara 1 nisanga ari 3 izatwara 3 ayiwe data we ngo bariye icyatumye bagira kuri iyi kabahindura ngo yagira ngo babera akabarore none ntabwo mwigeze mubibona nk'akabarore murushijeho kwiyonona murushijeho kononana murabarushije mumenye ko itara babariye bariya iraje muhangane komeza ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha noneho ngo yababatasubiramo ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga shengera mubyeyi Imana igumugisha yarokoye Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni z'abanyabyaha haleluya we amina umva nimushaka mudutuke yarokoye uwari ufitiye agahinda abanyabyaha ratakarazarabavayasa yarokoye uwari ufitiye agahinda abanyabyaha nigeze nafatwa n'umwuka wo kuririra itorero nsenga Imana ndarira kubwo kuririra abanyabyaha ubu buhamya sinajyaga butanga ariko hano numvise afashwe n'umwuka wo kubivuga abantu muherutse kunkurikira hariya kuri Zaburi nshya nkatanga ubutumwa noneho nkasengera itorero noneho kubw'agahinda nari ndifitiye kubera ibiri kuriberamo mfatwa n'umwuka wo kurira ntumfashe ntumbaze uko byamfashe ariko Imana yahise intera akantu umwanya arya amarira arya amarira Imana yahise intera akantu burya navuye kurira muri sitidiyo ndataha ngeze imuhira umuntu arampamagara
arambwira ati ndi mu gihugu cya Gabo, amazina ye ni ibanga si ngombwa kuyavugira ahangaha. Ahita ambwira ati ndebye ubutumwa bwawe hariya wari uri muri iri torero, ati ubu nibwo ndangije kubureba. Uwo muntu ndabizi yenda ntubashobora kuzankurikira, nongeye kumusabira umugisha ndi ku ikoranabuhanga. Ahita ambwira ati Imana inyemeje kuguha miliyoni. Yaya baba we, kubwo kuririra abanyabyaha nararize ndiri iminota nk'itanu yonyine Imana inyandikira miliyoni. Haleluya. Ayiwe ntabwo rero ari miliyoni inejeje, sinejejwe n'iyo miliyoni nahise mbona kubwo kuririra itorero nkayibona iturutse mu gihugu cya Gabo, ahubwo narindijijwe n'ibyaha biri gukorerwa mu itorero. Ntabwo kurira kwanjye narizi ko ndi buhite mbona miliyoni, ntabwo nari mbizi. Kurira itorero njye naririye itorero, ariko noneho Imana igendera muri rya jambo. yego ngo abazasiga byose ku bwanjye bakankurikira bakiri mu isi nzabakubira inshuro ijana. Haleluya. nzabakubira inshuro ijana. ngo usibye n'ibyo nzabahe n'ubugingo bugize gute Buhoraho. Amen. ubwo nagira ngo utangarize ko umukiranutsi yarize. Yego. Oya dusubiriramo rya jambo. Ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we. Yego. ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Ayiwe. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Ese burya bazahanwa nahanwa? Bazahanwa. Inkuru ni impamo. Ayiwe data we, murajya umuriro nuza murajya he? Jye nabonye inkoni y'icyuma ihambiriyeho umuriro iri kwikubita imbere y'iryo tsinda ifite umujinya, ikajya ituruka hejuru ikagwa hasi, nkabona iri kwisararanga nk'ifite umujinya, nkabona irazunguza umutwe ikongera igasubira hejuru. Imana irambwira ngo genda ubabwire. Ayiwe, none ngo iyo ngiyo itarababariye abo mu gihe cya none. Ariko bantu mukurikiranye ubu butumwa rayivu, mumbabarire uyu munsi mufate icyemezo cyo gusohoka muri Babuloni igiye kurimbuka. ngo Imana itarababariye abo mu gihe cya Nowa ikemera kurokora Nowa wenyine n'abakiranutsi bangahe? 7 gusa. Namwe ntizabababariye. Noneho ngo mu gihe cya Loti yemeye kurokora Loti, icyatumye imurokora ngo ni uko yagiriraga agahinda abanyabyaha. Ayiwe data we, ngo n'ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha z'abatinganyi. icyatumye Loti imurokora ngo ni uko yagiriraga agahinda abanyabyaha. Ubu ngubu jyewe Chantal imbere y'abantu ndasuzuguritse, urebye isura mfite nta gishamaje, nta buranga, nta gihagararo. Hari abagore beza bafite bene ibi bahagarara ukabona birababereye, njye nta n'ibiriho, ariko iranyemera we, kuko mfite agahinda k'abanyabyaha, mfite agahinda k'abatinganyi, mfite agahinda k'abatubaha Imana, mfite agahinda k'abasambanyi, mfite agahinda k'abasinzi bari mu rusengero, mfite agahinda. Ayiwe data, mfite agahinda k'abanyabyaha. Nimusuzugure, mfite agahinda k'abanyabyaha. Nimusuzugure, Imana iranyemera. Uko naba ndi kose mfite agahinda k'abanyabyaha. Yazi ikabarimbura ikarokora umuntu umwe, imurokoreye kafite iki? Agahinda kabari gukora ibyaha. Ranse kute mingi sayini debo do taimu halakara sarabaya ni wenge Jésus Seigneur.
haleluya haleluya. ntabwo uraharangiza, fatiraho wari ugereje. yego nari ngeze ku 9. umwami Imana cyangwa nkomeze 8. kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo, kuko uwo mukiranutsi nukumva abakiranutsi bagendana n'abanyabyaha mu nzira, yego sha, barahita natwe tugahita. indaya zicaho bambaye ubusa, do ibibuna biri ku musozi, aho yinyuze nawe ukahacisha ikirenge, hanyuze umwaku nawe ugapfa kuhaca. none se tugire dute? isi turiho ni imwe. hari n'uwo ureba ukigiza y'amaso ukamubona rwose ko ari umupagani rwimbyi wakuyeho. hari abari kugenda bambaye ubusa mu muhanda, bagenda ibyaha byabo babitwaye ku musozi, kandi ahari bunyuze imodoka niho nawe uri bucishe iki iyawe. ngo baragendanaga, bacaga mu nzira imwe. komeza. ngeze ku 8. yego. kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo, uwo mukiranutsi yabaga muri bo, yibabarizaga umutima we gukiranuka iminsi yose. akiba yafataga amasengesho. mwana yafataga amasengesho, yajyaga afatamo ayiwe ni nka yayandi ndimo sengera itore yayandi. sinakubwiye ko rwose ubu ngubu no kutabyibuha amasengesho abigiramo uruhare kubwo kuririra itorero. yewe gaga nyamara Imana izampemba, niba zasuzugura izampemba. zakugororera. komeza rati. Imana iguha umugisha. yego. kuko umukiranutsi ubwo yabaga muri bo, yego. yibabarizaga umutima we Yego. gukiranuka iminsi yose. Yego. imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva, turareba tukanumva, bigatuma babara. bigatuma babara. natwe turababaye ariko umwami Imana izi gukiza abayubaha. nimuhumure yemwe abubaha Uwiteka, izi uko izabagera. yavuze mwana Yego. ngo nubwo muri ayo matsinda harimo hari kudutegurira akarengane, Yego. tukazahura n'akarengane, ngo tuzira ijambo ry'Imana ry'ukuri, yo kwihanisha ibyaha, ngo ntabwo izatuma dutindana nabo. Imana ngize ubugome bwabo we. Haleluya. Mwana, ngize ubugome bwabo. komeza. izi ubugome bwabo. ntabwo izatuma dutindana nabo. komeza. komeza. imirimo umwami Imana izi gukiza abayubaha Yego. ibibagerageza, amena. no kurindira abakiranirwa kugeza no kurindira abakiranirwa no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. bazahanwa. komeza. ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona, mwabyumvise mwabatinganye, bagasuzugura gutegekwa. mwabyumvise mwabatinganye, ngo cyane cyane abamazwe no kurarikira ibyonona. kandi ibyonona mwabyumvise, ngo abagabo bari kononana, ngo bagahuza imibiri yabo, Yego. ngo ndetse hakazamo n'indwara. Yesu werengera. komeza. 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 ngo n'abantu bahangara n'abantu bahangara. yego n'abantu bahangara ntacyo batinya. n'abantu bahangara ngo nta n'icyo batinya. ni ibyigenge, ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. ngo ni ibyigenge, kwa kundi Imana yavuze ngo muri bo harimo n'abagome batuka abakozi b'Imana. Yego sha, barimo benshi, nibo bagwiriye. umuntu Imana yubashye ni uwaririraga abanyabyaha. Imana iguha umugisha. Haleluya. Amina. Yafashijwe. Haleluya. Oui, Yesu. umuntu Imana yubaha. Amen. reka Amen. tubibasubiriramo abantu mukurikiye rayivu. Amen. umuntu Imana yubaha ngo ni umuntu ugira agahinda k'abanyabyaha. komeza. komeza. Mwana we. nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi, nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi, yego ntibahangara kurega abo banyacyubahiro ku mwami Imana babatuka. reba hano mwana, ndakureba mu mwanya. umukozi w'Imana niyo yacumura, kuko ari nta mukiranutsi uba mu isi udacumura. niyo yacumura, abamarayika ngo ntibashobora kujya kumurega ngo bamuhangare, ngo bamuhangare,
kuko baba bazi ko imana yabibonye kandi bakaba bazi ko wa wundi byanga byakunda imana babiziranyeho ari bugenda tumva data mbabarira nagucumuyeho mana nkorera. amina. uzi ko yigeze yambwira ngo izajya imbabarira nk'uko umubyeyi ngo ababarira umwana w'umukorera. haleluya, we yigeze yabimbwira mu masezerano mfite n'iryo yarishyizemo. yarambwiye ngo nzajya nkubabarira nk'uko umubyeyi ababarira umwana we ubwo rero abakozi b'imana subiramo ngo ni abanyacyubahiro. abakozi b'imana ni iki? ni abanyacyubahiro. babatuke ubatuka azabona iki? shano. ujya wirinda umukozi w'imana yaba mugufi yaba muremure yaba igikara cyangwa inzobe. ushobora kumurusha amashuri ukaba warize siyanse z'umwuka nanizo siyanse z'imana noneho we akiga siyanse z'umwuka. usabwe kumwitondera. usabwe kumwitondera. urugero nkanjye ubu nta shuri na rimwe ngira. urebye ku by'amashuri n'ako gatuti ntiwanyicazaho. nta shuri n'iririmo mu Rwanda cyangwa hanze. nta hantu na hamwe nigeze niga. nta kigo na kimwe cy'ishuri nzi. ndi hano wabona twariganye yabyandika ku rubuga akavata uwo muntu arabeshya twariganye. njye gusoma no kwandika nabyize iminsi 3 yonyine hakoze iyerekwa. imana imaze kunyigisha gusoma no kwandika impereza ubutumwa buyobowe n'ijambo guhera ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. yagiye ibiyoboresha Bibiliya. buriya rero imana ikunda n'abantu bazi gusoma. iyo ibitabashyigikiye ntiyari kubinyigisha. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Naho komeza. Ibintu birakomeye. Ubu se nondagirana. Komeza aho warugereje. N'abantu bahangara ntacyo batinya. Abo bantu ngo barahangara, abanyabyaha ngo barahangara nta nicyo batinya. Ubundi ni ibyihe? Ni ibyigenge. Ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. Ntibatinya no gutuka abakozi b'Imana. Nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu. Abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga bo ntibabihangara. Ntibahangara kurega abo banyacyubahiro. Ntibahangara no kubarega mu gihe bacumuye. Babatuka. Ariko izo nyamaswa abantu. Ayo wese ngo ni inyamaswa abantu. Yewe batatu mwa abanyabyaha muri inyamaswa abantu. Zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Uzi ko mumeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge mwa abanyabyaha. Mana yanjye. Zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko. Zaremewe gutegwa no kwicwa batuka ibyo batazi. Amaherezo bazarimbukira buheriheri mu byonona byabo. Amaherezo ngo bazarimbukira buheriheri muri ibyo biri konona byabo. Bahabwa ingaruka yo gukiranirwa kwabo. Noneho ntabwo bizahera bityo mwana. Yego. Bicare babizi. Ko nta kitagira ingaruka. Oya tuvuga ukuri niko dusomye. Abanyabyaha mwe. Ibyo murimo mwigaraguramo. Ibyo muri kwigira byose. Indaya hirya no hino. Ubu ndi gukora ndi i Kigali. Hafi yanjye hari za gato z'indaya hirya no hino. Barinjije uko bashaka. Abandi barandika ibiciro. Mubikore vuba kuko akanyu kashobotse. Mubikore vuba kuko akanyu kashobotse. Iherezo ni ugucirwa hiteka. Mana uturengere. Bakunda kwidamararira ku manywa. Abo ni ibizinga n'inenge bishimira ibihendo byabo. Abo Imana ngibabona nk'ibizinga n'inenge ndetse ngo bo bakishimira ibihendo byabo. Bagasangira namwe ibyiza. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi. Ntahaga ibyaha. Mana werengera abantu. Uzi ko uretse gato. Uzi ko abo bantu ngo bajya basangira n'abakiranutsi ibyiza. Uzi ko iyo wagize ibirori baba babirimo ukabapfundurira fanta nubwo banywa byeri na fanta barayemera. Inyama wakwarura ako gafiriti John ryanje. Nabo kagira ute ukabahereza. Imana iguhumugisha. Ngiyo dufite ibyiza baraza tukagira gute tugasangira. Turabana muri make. Bari kumwe natwe, bagendana muri twe, ariko akabo kare
byarenda gushoboka kina mwanzu kina mwisho uwo ni umuswayire wabivuze aravanga igifite itangiriro kizagira n'iherezo noneho njya nkunda kubwira abantu ngo uwihana niyihane vuba vuba kuko abavuga butumwa turenda guceceka mvuze cyane turenda guceceka umwuka w'Imana ntazahora aruhanya n'iki n'abantu natwe abakozi b'Imana rero no time to lose amen nta gihe cyo gutaduka amen Imana iguhe umugisha uracifuza umwuka wera arakwigishije nta gihe cyo guta dufite amen haleluya amen abavuga butumwa turenda guceceka iryo ni itangazo abavuga butumwa turenda guceceka kuko Imana niyo yivugiye ko hari igihe ijwi ryayo rizagira gute rizaceceka none abantu bagize umugisha wo kuryumva ubu bantu bafite umugisha wo kuryumva ariko itangazo riri kuvuga ngo abavuga butumwa turenda guceceka ahubwo tukitegura kwinjira mu gihe cy'akarengane kuko ijambo niko ryavuze ngo bazabarenganya niko bimeze ngo bazabarenganya babahora uko kuri mwami reba ukuntu nimba warangira reba ukuntu wasoza amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha uraza kugeza 14 imitima idakomeye bafite imitima amaso yabo yuzuye ikigasubiremo amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha burya n'amaso yabo mu muhanda bagenda basambana cyane barayasambanira cyane indaya yahita n'ibibero biri ku musozi yamenyerejwe kurarikira ibibi n'abo kuvumwa umva muri abo kuvumwa baretse inzira igororotse barayoba impamvu muri abo kuvumwa mwa banyabyaha mwe ni uko mwaretse inzira igororotse mukayoba bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukiranirwa ariko ahanwa ubugome bwe ubw'indogo bitavuga yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi nuko naho ngira ngo uraharangira Imana iguha umugisha yaje ikareba ku isi yose ikarokora Nowa n'abandi bakiranutsi bangahe barindwi bonyine n'ubundi niko izabigenza noneho icya kabiri cyongeye nk'uko yarokoye Loti we ngo yamurokoye ngo icyatumye imuroko ngo ni uko yabaga afite agahinda k'iki k'abanyabyaha k'ibyaha icyo gituma Imana imwemera amen ndagira ngo dusoze rero iki cyigisho dusenga Imana buriya uwo kumva arumvise ndagira ngo dusoreze ahangaha tuzagaruka ubutaha ariko 17 tuhavuge abo ni amasoko akamye kandi ni ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga barindiriwe umujinya w'icuraburindi kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza bashukashuka bari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye ariko urumva ikinyarwanda cy'Imana ukuntu cyumvikanye ese ubundi mwari ubu turi guhunga abayobye turi guhunga n'ukuri ntiturimo duhunga turahunga ngo bari mu ihunga bagenda bahunga abayobye muri make hari abaduhugura hari abatwiruka ati nimuca natwe tugahunga ati gutingana nta kibazo none se nimba umubiri ugutegeka kurarikira umugore mugenzi wawe hari icyo ugahita ukamuhunga uwo wagize ukamubwira n'ukuri ko yayobye ugahunga uwayobye udati hari ahantu nigeze kugera abantu rero bahunge abo bayobye bakurikira ijambo ry'Imana haleluya Imana ishimwe Imana iguhe umugisha amen urumva ko nawe uri umuyoboke w'Uwiteka ndi umuyoboke reka duhunge abayobye n'ukuri umva dusoje tubwira abanyabyaha ngo nimuhunga abayobye hari amahirwe mbese nk'ubu aba bantu barimo bigisha abandi ubutinganyi ngo natwe nuko twaremwe twibonye dutyo ugira ngo ntibakore amavuna mu bandi cyane ariko natwe turavunira Uwiteka twebwe turi gukorera Imana Satani nawe afite abakozi ariko Imana isoje ivuga ngo abantu nibahunga abayobye umva abantu nimuhunge abayobye namwe batabayobya mwakire neza ijambo ry'Imana amen Mana data wa twese
uri umukozi w'umuhanga, uri intwari mu ntambara, haleluya, uri Imana yacu bwite, urashoboye, El Shaddai, Jehova Shalom. Mana we, rengera Uwiteka we, garura abantu, twongeye kubabara, dusengeye tubabajwe n'abanyabyaha. Mana turarisengeye, Ubu butumwa wa Mana we nta cyumweru kirashira ubumpaye. Mana Ubu butumwa mbumaranye igihe gito cyane, iryawe ryinginga, ngushimiye ko ubugoroye neza, ukuri, ngushimiye ko ubusobanuye mu matwi y'ababwumvise, urakoze, ngushimiye ko ubugingo umugaruye, urakoze, uwo kurimbuka waragiye, ryacu uri kuko ijambo ryawe riravuga ngo igikenya n'ubwo wagihonda mu isekuru ntigishobora kunoga. Ibikenya byo ntago biri bwumve, ubaho byicaye biri no guseka, ariko nsengeye ab'ubugingo ngo ubahe guhunga abayobye, ubahe guhunga ubuyobe, bahungire kuri Kristo uzabageza mu ijuru. Kuko tumenye neza ko ku bwa Nowa warokoye Nowa n'abandi 7 gusa, ku bwa Loti urokora Loti, kandi ngo icyatumye umurokora we ngo nuko wabona aho gukora ibyaha ngo yababazwaga n'ababikora. Natwe tubabajwe n'abanyabyaha rero, tubabajwe n'abatinganyi, tubabajwe n'abasinzi, tubabajwe n'abasambanyi, tubabajwe n'abapfumu, tubabajwe n'abarozi, tubabajwe n'abasenganya bindi bifaru, tubabajwe n'abasorongo, tubabajwe n'abandi bagenzi babo, turababajwe n'abanyabyaha badashaka guhinduka ahubwo bakagenda bayobya abandi. Turababaye, genda rero bagarure, kandi byaba byiza bakugarukiye, twarushaho gufashwa. Tanga iherezo ryiza kuri abo bose ndabasengeye ngo bagarure, ubahe iherezo ryiza ryo kujya mu ijuru, nuko mbasabeye mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Mana ishimwe, Byari biryoshye. tugeze mu mwanya wo gusabira umugisha umushyitsi wacu. Agewe amagambo cyangwa ubutumwa bwamuzeho, ubundi bene data, ubu nibwo butumwa dukwiriye gusenga, tugasengera itorero, tugasengera abarimbuka, tukababazwa n'abantu Satani yamaze gucurika ubwenge, akamubwira ati uriya ni umugabo kandi ari umugore. Birababaje n'ukuri, Satani arimo aracurika abantu ubwenge, ariko Imana yacu mureke tuyicyubahiro, iracyafite ijwi ryayo, haleluya, iracyafite ijwi ryo kuburira abantu. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Mana turasenze, icyubahiro ni kibi cyawe. Mana rengera abari mu isi yose, rengera abari mu batinganyi, bari muri Amerika, bari mu bindi bihugu, abari mu Rwanda, bari kugenda basesera bihisha. Mana ubutumwa buradutsinze, duciye bugufi, dusengeye imitima izabwumva, ihindukire, ireke kuyoba. Kandi Mana icyaduha Mwami, amaso yacu akaba isoko y'amarira, tukaririra abarimbuka, tukaririra ubugingo bwacu, kubera ko iyi si twahijemo turi abagenzi, tuzanayivamo. Amafaranga ari gucumuza abantu bagatingana ntabwo bazayajyana, nta nubwo niyo bashinguye bayabashingurana. Mana we, dusengeye itorero, dusengeye abakozi bawe. Izi ngeso z'ubutinganyi turazikumiriye mu itorero ryacu, izi ngeso turazikumiriye mu bashuka bacu, izi ngeso turazikumiriye mu bavugabutumwa, turabyirukanye ku mugaragaro, ndetse ntabwo dutinya no kuba twakwicwa tuzira kuvuga ukuri. Twirukanye ingeso mbi, twirukanye ubutinganyi, twirukanye ibyaha, biyobyabwenge abantu bayobye bakava mu byizerwa, bakagoreka ukuri, bakayobya benshi. Yewe Mana we, iri teraniro Mana we risure, rihembure abari mu bibazo, abafite ibibazo binjiwe bakavuga ko nta buzima, batava mu byaha, batava mu busambanyi. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Twumvise ko uyu mukozi wawe wamuhaye miliyoni atarigeze akora ikintu na kimwe, kandi iyi miliyoni niyatumye yiheba ngo areke gukorera Imana, niyatumye ashyira imbere ibye, ahubwo ni wowe yashyize imbere. Shoboza